Ese ni ukubera iki irari aricyo kintu abantu benshi bategeraho abagabo? Umugabo wese ugiye gutera imbere ni ukubera iki kintu kijyanye n'irari aricyo bamutegeraho cyane? Ushobora kuba wibwira ati ibi ngibi ni ibintu bije vuba cyangwa se ni ibintu bishyashya. Oya, ntabwo ibi ngibi ari ibintu bishyashya. Witegereje no kuva kera hose, irari cyangwa se ibyifuzo by'abagabo ni ikintu abantu benshi bagiye bagwamo cyane. Yewe n'intumwa z'Imana zanditse muri Bibiliya zagiye zizira kino kintu. Ushobora kwibwira ati kugira irari ni ikintu kibi, ariko mu by'ukuri kugira irari ntabwo ari ibintu bibi. Kuko uramutse utagira irari cyangwa se utagira ibyifuzo byo kwifuza umuntu, icyo gihe nanone ntabwo waba uri muzima. Ibi ni ibyumvikana cyane ko irari riri mu bintu bigize umuntu. Icyo wakora cyose ntabwo wakirinda irari, ahubwo ufite kuba warikontorora ntiri gukoresha icyo rishaka cyangwa se ngo rikujyane aho rishaka, cyangwa se nanone ntiwisange uri mu kaga kubera rya rari. Ahangaha niho abagabo batandukanira. Buriya abagabo hari ikintu bitiranya. Iyo uretse irari rikaba ari ryo rigena gutsindwa kwawe, uratsindwa. Ariko nanone iyo uvuze ko irari atari ryo rizagena gutsindwa kwawe, ntabwo iryo rari ryagena gutsindwa kwawe. Kandi kuba ugira irari nta kintu kibi uba wakoze, yewe nta nikosa uba wakoze. Kuko kugira irari ni ibintu bisanzwe. Nta muntu muzima ubaho utagira irari. Ahubwo ikidutandukanya ni uburyo twitwara iyo twagize rya rari. Gusa noneho ikintu gitangaje nuko abantu bagira irari ryinshi ari ba bantu batoranyijwe n'Imana, cyangwa se ba bantu Imana ibifiteho umugambi. Ugasanga bene abo bantu nibo bafite irari ryinshi cyane. Ese ni ukubera iki bano bantu aribo bisanga bafite irari ryinshi cyane kurusha abandi? Tugarutse inyuma tugacisha amaso muri Bibiliya, abantu benshi batoranyijwe n'Imana bagiye bahura na kino kibazo cyo kuba barwana n'irari. Bamwe ryarabishe, abandi nabo babasha kuba barirokoka. Naguha urugero nko kuri Dawidi, wari warahiswemo n'Imana kari uzayobora Abisiraheli. Ariko nanone Dawidi yaje kuza kugira irari umuntu bita Bathsheba. Abenshi muzi ibyo yabashije gukora kubera iryo rari. Ntabwo ari Dawidi gusa, ahubwo n'abantu urugero kuri Yosefu. Mubabyibuka neza ubwo Yosefu yarari muri Egiputa, yari we muntu wari waratoranijwe n'Imana ko azarokora ubwoko bwayo. Ariko nanone umugore wa Potifari yagerageje kuba yamugerageza akoresheje irari, gusa Yosefu aranga mubera ibamba. Gusa nawe ibyakurikiyeho ndabizi neza, murabizi kundusha, si ngombwa ngo tubige dipu. Yewe saba bonyine naguhaho urugero, naguha n'urugero kuri Samusoni. Uyu Samusoni murabizi neza ibyo yakorewe nyuma yo kugwa mu gatego k'irari yari yatezwe na Delila. Ibi ni ibikwereka ko irari ritagetinga wa muntu uba waratoranijwe n'Imana, wa muntu uba wararemewe gukora ibintu bidasanzwe. Ubundi abahanga mu by'iyobokamana bavuga ko irari atari ikintu gipfa kuza gutyo gusa, ahubwo ko haba hari ikindi kintu kindi kidasanzwe biba bihuriyeho. Iyo Imana yaguhisemo ikavuga ati uyu musore cyangwa se uyu mukobwa agomba gukora ibintu bidasanzwe mu buzima bwe, icyo gihe iyo bimeze gutyo ntabwo Satani ashobora kwicara ngo atuze, ahubwo ahita atangira gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe aho yagutegera. Ku ruhande rw'abagabo, umutego Satani akunda kubagwishamo ni irari ry'abagore, naho ku ruhande rw'abagore ni irari ry'iby'isi. Mu Kinyarwanda babivuze neza ati urupfu rw'umugabo ruri mu mboni ze, naho urupfu rw'umugore rukaba mu matwi ye. Uzarebe neza iyo umugabo ari gutera imbere, abandi bagabo bagenzi bagashaka kumusubiza hasi, nta kindi bamutega usibye abagore. Reka ngira akabazo gatoya nkwibariza. Ese uramutse uri mu ntambara ukaba uri kurwana n'umwanzi, ikintu cya mbere uba utekereza si intege nke z'umwanzi wawe? Hahandi ushobora gutera umwanzi wawe ukamutsinda cyangwa se ukamusubiza inyuma. Satani nawe rero nuko nguko aba ameze. Yabonye ko watoranyijwe n'Imana, akora igishoboka cyose akamenya intege nke zawe kugira ngo abone ahazaguhera agusubiza inyuma, maze ntuzakore ibyo waremewe gukora. Rero akenshi ntuzajya ugeragezwa n'irari, ujye umenya ko watoranyijwe n'Imana. Cyangwa se hakaba hari ikindi kintu kirenze kinini Imana yaguteganyirije, ariko Satani akaba yarabimenye mbere y'uko ubimenya, maze akaguteza irari. Intambara y'umugabo cyangwa se kuba umugabo yarwana n'irari ni ikintu abagabo benshi bakunda gutsindwa nacyo, ndetse ni n'ikintu abantu benshi badakunda guhurizaho. Muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe impamvu zigera kuri 5 umuntu watoranyijwe n'Imana cyangwa se wa wundi wahiswemo n'Imana akunda guhura n'ikigeragezo cy'irari mu buzima bwe kurusha abandi bose batatoranyijwe n'Imana. Ibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri kino kiganiro. Gusa mbere yuko ntangira kubabwira bino, reka mbasabe ka faveri gatoya. Ndagusaba ko wakanda subscribe wowe warugeze bwa mbere kuri LoveTime/P, comment, share ndetse na like, nabyo ni ingenzi cyane ntubyibagirwe. Gihe tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Pati, mbahaye ikaze. Dore impamvu ya mbere ituma abantu batoranijwe bakunda guhura n'ikigeragezo cy'irari, ni ukubera ko baba bafite umuhamagaro hano ku isi. Burya umuntu ufite umuhamagaro Satani aba yasoje kumubona hakiri kare. Bene aba bantu Sekibi abazi n'impamvu ituma bari kuri ino si, yewe ndetse abazi n'impamvu bakomeza gusavayivinga bagakomeza kuba babaho. Gusa icyo Satani akora abateza icyorezo cyo kuba bagira irari.
impamvu satani abateza icyorezo cy'irari ni ukugira ngo batangire kujya kure y'ibyifuzo byabo cyangwa se y'ibyiyumvo byabo. Aha ni hahandi bizagorana cyane gufokasinga ku ntego zawe kandi hari ikintu kidasanzwe cyabasa ubuzima bwawe, kuko icyo kintu nicyo cyaba kiri gukontorora amarangamutima yawe, maze wowe ukibagirwa n'ejo hazaza hawe, ugatandukira maze ukajya kure y'umugambi w'Imana igufiteho. Kandi kujya kure y'umugambi w'Imana ubundi ahanini nicyo satani aba agushakaho, kuko ntabwo aba yifuza ko usohoza icyo Imana yakuremeye. Nimba hari abantu bari kuzatabara cyangwa se bari kuzagirira neza mu buzima bwawe, ibyo byose satani azaba biriganyije, kandi na za roho z'aba abantu bari kuzagirira neza nazo satani aba aziriganyije. Aha ni hahandi uzabona umuntu yarakuze yitonda, gusa uko abyiruka akagenda arushaho kugenda aba mubi. Impamvu ibitera nta yindi ni uko satani aba yarasoje kubona mbere umugambi Imana ifite kuri uwo mwana, maze satani akamutesha ibigusha ndetse n'ibigeragezo byivanzemo n'irari, ugatangira kubona umwe ari umwana mwiza yishoye mu ngeso zimwangiriza ejo hazaza he. Ibi ngibi akenshi uzabibonera nko ku bahanzi bagiye bari muri kariyeri zigiye zitandukanye, cyangwa se ubibonere ku bantu bari muri talent zone y'icyo Imana yabahamagariye. Akenshi iyo bano bantu bageze kuri rwa rwego rwo kuba bagira influence nini ibakurikirana, hahandi abantu baba batangiye kwiyumvamo ibikorwa byabo ku buryo ki ashobora no kuvuga ijambo rigahindura ubuzima bw'abantu benshi. Ibi byose bigaterwa n'uburyo ki yiyubaha ndetse n'uburyo ki abantu bamwizereramo. Rero iyo satani abibonye gutya, ikintu cya mbere abanza gukora ku buzima bw'uyu muntu abanza kumuteza irari. Iryo rari ryamara kukugeramo ugatangira gutakaza icyubahiro ndetse na cya cyizere abantu bari bagufitiye. Mbese muri make icyo satani aba ashaka no kutakaza cya kintu gituma abantu bakwizereramo, kuko tayari waba yasoje kubona icyo watoranyijwe kuba cyo. Iyo abonye ko irari ubasha kurikontorora, agenda agerageza kuba yagutega indi mitego igiye itandukanye nk'ibimogi, kunywa inzoga ndetse n'ibindi bintu byose byatuma uba addicted, maze ukibagirwa intego zawe ukajya kure y'umugambi w'Imana. Ibi byose nibyo satani agutega iyo abonye kuri mu nzira nyayo Imana yaguhamagariye. Buriya uri mu bushake bw'Imana cyangwa se Imana ikaba iri kugufungurira imiryango, satani nawe ashaka uburyo ki yadobya ibyo bintu byose. Aba agomba gukora igishoboka cyose agahindura inzira ugomba kuba uri kubarizwamo. Nimba barizwaga mu bantu bahindura abantu, b'abantu bavuga ijambo rikijyana, cyangwa se mu bantu batangaga message zahindura ubuzima bw'abantu, cyangwa se ukaba ukora ibihangano byagira icyo bifasha ikiremwa muntu, nka bya bihangano byatuma umuntu ava mu buyobe maze akayoboka inzira y'Imana. Satani we ntabwo aba yifuza ibyo bintu, kuko icyo abashaka we n'abayoboke benshi, abagira ngo wangirike utakaze cya cyizere abantu bari bagufitiye, ndetse n'ababandi bose bari kuzagira icyo ubanira mu buzima abigarurire abagira be. Mbese muri make uba umuntu uri aho ngaho ariko udafite igisobanuro, kubera ko iyo yamaze kukwangirisha irari, urumogi, kunywa inzoga ndetse n'ibindi bintu byakugira addicted, kubera ko yabonye ko ari byo ufiteho intege nkeya. Iyo wamaze kugwa mu gatego kiwe arakujugunya, maze abantu bagatangira kuguhereza urw'amenyo, maze agatangira gutagetinga undi ufite impano nk'iyawe. Iyi niyo mpamvu nanone abantu nk'aba ngaba bagira irari, cyangwa se abantu batoranyijwe n'Imana bakunze kugaragarwaho irari ndetse no kwishora mu ngeso zitari nziza, kuko yaba ari umugambi wa satani kugira ngo abambure umugambi bahawe n'Imana. Indi mpamvu ya kabiri abantu batoranyijwe akenshi cyane bakunze gustragoringa ndetse no guhura n'ikibazo cy'irari, ni ukubera ko baba baranzwe kenshi cyane. Buriya niwitegereza neza ukareba ari abantu batoranijwe ubona ko ari ibikomerezwa, baba barageragejwe igihe kinini, maze muri icyo gihe bari mu bigeragezo bakagenda bangwa n'abantu benshi cyane, kuko iyo umuntu ari mu kigeragezo hari igihe mugenzi we amureba akabona ntacyo ari cyo. Rero kuba abona ari ntacyo uri cyo, icyo gihe ntabwo azigera guhereza agaciro, ahubwo azakwanga ari nta n'icyo mupfuye. Icyo gihe wowe uzakomeza kuba muri ubwo buzima ubona ko ari nta muntu n'umwe ukwitayeho. Gusa icyo uzakuza ni kimwe, ni ibikomere by'amarangamutima yawe. Hanyuma ku bw'ayo marangamutima yawe y'ibikomere, icyo ubukuza muri wowe nta kindi usibye kuvuga ati ningafata nanjye nzakora amahano, cyangwa se uzagerageza kwihorera ku bakugiriye nabi. Kuko niwitegereza neza kugira ngo abantu baba abasitari ni ukugira ngo bakurure audience y'abantu, maze icyo bazajya bavuga kizajye cyumvwa batavunitse. Rero buriya benshi cyane bakururwa n'ikintu cyo kuvuga ngo tuvanemo esheke y'igihe kinini bamaze babatsikamira ndetse batanabubaha, kuko buriya nta kintu kigorana cyane nko kuba umuntu yarahawe agaciro mu myaka ye ya nyuma handi abageze mu zabukuru, maze aziyumvishe neza ko bizarangira gutyo gusa. Ka gaciro yahawe ndetse na kwa kwitabwaho atangiye kubona muri cya gihe cy'izabukuru, yumva neza ko abagomba kuba yakuramo esheke, ariko nabwo iyo sheke atekereza kuba yakuramo ntatekereze yuko ishobora kuba yamurangiza nayo. Kuko biba byiza kumenya cyane nanone ko iyo wateye imbere satani nawe bakuri inyuma, kuko buriya satani ni mubi cyane. Iyo yamaze kubona hari intege nke zawe, nawe akugusha mu gatego karibuze kuba kakurangiza. Niyo mpamvu buriya nimba waranzwe cyangwa se nimba abantu barakwanze ukabona hari icyo ugezeho, maze ba bantu bari barakwanze batangiye kugaruka, ntukumve neza ko ari ubushuti cyangwa se ko ari impuhwe bakugiriye, ahubwo ujye witonda cyane, kuko muri abo ngabo hari igihe barimo intumwa za sekibi. Wenda sekibi akaba yarakuburiye ahandi ariko akakubonera aho ngaho. Iyo akuboneye aho ngaho nibwo ubona ko ibyo nawe urimo utabizi.
ujye witonda cyane mu gihe ubonye ko abantu bakwanze b'abantu batakuramutsaga utangiye kubona bagaruka mu buzima bwawe, kuko hari igihe baza ari sekibi bazanye mu buzima bwawe kugira ngo bakurememo ikindi kintu kitari cyiza, maze utangire kuba waba umuntu utandukanye n'uwo wari usanzwe uriwe. Iyi niyo mpamvu izatuma ubona abantu benshi batangiye kuba batera imbere cyangwa se batangiye kuba bagira amafaranga, batangira gufata icyemezo cyo guhagarika ibintu bibi byose bakoraga, maze bagafata icyemezo cyo gushaka abagore. Zitegereze neza, abantu bose batangiye kuba babona amafaranga cyangwa se babona ko ubuzima butangiye guhinduka, bahita bafata icyemezo cyo kuba bava mu busiribateri. Impamvu bava mu busiribateri ni uko babona ko kuguma mu busiribateri ari byo bintu bishobora kuba byabirangiriza, maze bagahita bafata icyemezo cyo kuba bashaka abagore. Ariko nyamara witegereje neza, aba bantu bafata icyemezo cyo gushaka abagore bamaze kubona amafaranga, ni nk'Imana ibiri kubagendera kugira ngo ibahunze imitego mibi ya Satani, kuko abasore benshi bashimishwa no kurya amafaranga yabo bari kuyasangira n'abakobwa bagiye batandukanye. Ariko iyi Imana igufiteho umugambi kandi ukabona ko n'Imana iri kwivanga mu byawe, icyo gihe nibwo utangira gufata ibyemezo byatuma ujya kure y'ikibi ndetse n'igisa nacyo cyose. Gusa icyo nakubwira muri aka kanya, ibigeragezo byose umuntu watoranyijwe yacamo, uko byagenda kose ibigeragezo byose wacamo, ntabwo umugambi w'Imana uzarangira gutyo gusa utawushije. Yewe ndetse no kukuka kawe ka nyuma ushobora gukora cya kintu cyatumye Imana igushyira ku isi. Ibi byo muri aka kanya ubyumva, ubimenye, unabimenyere, ubishyire mu mutwe wawe. Uko Satani yakugerageza kose, icyo waremeye uba ugomba kuzagikora. Mu gihe utaragikora, ndakurahiye ntabwo ushobora kurangiza urugendo rwawe hano ku isi, kuko ntabwo Imana izigera yemera kukurekura utarakora icyo yaguhamagariye. Ushobora kuba uri guhura n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ibyo bigeragezo uri guhura nabyo bikaba bitazaguhitana cyangwa se ngo bikwice utarasoza umuhamagaro wawe ufite kuri ino si. Impamvu ya kane ituma abantu batoranijwe bakunda guhura n'ikigeragezo cyo kugira irari, ni igihe abo bantu baba barerekanywe mbere y'igihe. Kuko buriya uzitonde, iyo Imana igufiteho umugambi cyangwa se hakaba hari ikintu uzi gukora neza, cya kintu kizahindura isi, maze icyo kintu kikagaragara mbere y'igihe, nicyo gihe nanone uba ugiye guhangana n'ibintu bikomeye cyane. Kuko niwitegereza neza, abantu bakunze guhura n'ibyo bibazo ni abantu batoranyijwe n'Imana, kandi nanone bagatoranywa mu myaka mitoya. Bivuze ko babandi ubona bafite impano zikiri ntoya cyangwa se babandi ureba ukababonamo ibitangaza by'ejo hazaza, akenshi cyane bano nibo bakunze kuba bahura na kino kibazo cyo kugira irari. Iyo irari ryanze, Satani abashora mu biyobyabwenge cyangwa se akabashyira mu tundi dukungu tubashora mu mico itari myiza, maze bakisanga baratandukiriye umuhamagaro wabo. Kandi nanone bino bikabakomerera bitewe n'uko imyaka yabo aba ari mike cyane, kuko badashobora kuba bahandoringa ibyo bigeragezo bari gucamo, maze bya bigeragezo bikagenda bikarema ikindi kintu muri we gitandukanye n'uko yari asanzwe ameze. Iki ni cya gihe utangira kwitiranya ibintu, ugatangira kwitiranya urukundo na attention ndetse n'irari, kuko buriya urukundo n'irari ni ibintu bibiri bitandukanye, ndetse n'ikintu bita attention bitewe n'ukuntu abantu bari kugusagarira bitandukanye nabyo n'urukundo. Rero ibyo byose hari igihe bita bijyana n'irari. Iyo uri wa muntu utazi gukontorora fame, aha ni hahandi irari rigenda rikakwangiza bimwe bya nyabyo. Rero buriya Satani kuba yafata umwana mutoya kizamuka ubona ko azahindura isi, cyangwa se wa mwana ufite ibintu byinshi azahindura ku isi, Satani akamufata akamutsindisha irari cyangwa se akamushyiramo irari akiri umwana mutoya, ibyo ngibyo bizorohera Satani cyane kumurangiza, kuko umwana wagize irari akiri mutoya kwikontorora biramurenga maze agahita arangira, maze ibyo yagombaga kuba yakora bigahita birangirira aho ngaho. Gusa ibi ntabwo yabisobanuye ko urugendo rw'ubuzima bwe burangiye, ahubwo Satani sekibi aba ari kudindiza umugambi w'Imana imufiteho. Bibaye byiza ababyeyi mwajya musengera abana banyu uko bwije ndetse n'uko bukeye, kandi irari ritaganjije imikorere yawe ndetse n'imibereho yawe, byanga byakunda uba ugomba gutera imbere. Ntuzemere gufungura imiryango izaba imbarutso yo gufunga imiryango y'ahazaza hawe. Impamvu ya gatanu, ari nayo mpamvu ya nyuma ituma abantu batoranijwe bakunda guhangana n'ikigeragezo cy'irari, ni ukubera ko urumuri rw'abantu batoranijwe ruba rurimo ruramurika cyane, maze rugatuma umwijima utabasha kuba waganza. Uko buriya umuntu watoranyijwe aba ari wa muntu uzakora ibintu bizakorwa na bake cyangwa se bya bintu bitazakorwa na buri wese, bisobanuye neza ko aba afite ikintu bita urumuri mu biganza byiwe. Rero iyo Satani atangiye kubona ko uri kumubangamira cyangwa se akabona ko icyo wavukiye ari ukumubangamira, icyo gihe nta kindi Satani azakora, azahita atangira kukurwanya. Ibi byagaragaye neza ubwo Herode yumvaga ko hari undi mwami wavutse, aribwo yatangaga itegeko avuga ngo mwice umwana wese w'umuhungu wavutse, ariko mu by'ukuri we yabikoraga atazi n'uwo ari we. Byari bisa nko kugerageza amahirwe kugira ngo arebe ko uwo mwana w'umuhungu nawe yamwiciramo. Irari ryawe rero niritangira kuba ryazamuka, ujye umenya ko icyakuzanye ku isi ushobora kuba utangiye kugikora, kuko nimba utangiye kurwanya sekibi, byumvikane ko na sekibi nawe azahaguruka agatangira kukurwanya. Icyo uba ugomba kumenya nuko mu gihe watoranijwe uba uri mu rugamba rwo kurwana na sekibi. Rero ibigeragezo byose uri gucamo, amakuba yose uri gucamo, nuko watoranijwe n'Imana kandi wavutse kubw'impamvu.
icyo uba ugomba gukora ni ukurwana ndetse no guhangana n'umuhamagaro wawe. Ntabwo ugomba gucika intege kubw'ibibazo ndetse n'ibigeragezo uri kunyuramo, ahubwo ufite gukomeza kwiyegereza Imana kuko ariyo mugenga wa byose kandi akaba ari nayo izi impamvu ugihumeka. Ntugacike intege mu bigeragezo byose Satani akunyuzamo, ahubwo ujye ushika mukomere kuko imbere ni heza kurushaho. Nenababwira ati ni nano dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye kuva aho twatangiriye kugeza aho dusoreje. Nenabibutsa kuba mwakanda subscribe nimba ari ubwa mbere mwamugize kuri LoveTime/P. Comment, share ndetse na like nabyo ni ingenzi cyane, ntimukazajye mubyibagirwa. Mwakoze kubana nanjye, gitwabanaga nitwa Pati. Naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde.